amazi atari byo wagize neferise kandi nahereye kare nakubwiye nk'ubu yamumenye aho uri mu biki kubera no kuva kare nahimbize kuza kubyica rwose yaherewe nk'inzoga nzoganye zo kubukura he udasindiye mu birori wasindira he nasinze nyine afite ibidi noza connection afite isabukuru kirose urabyibuka ndabizi cyane nasubundi sheri we kabatabe babwiye kandi ubu yari yica hanga yibi kutari babwiye ntabwo yigeze abimbwiye yabihisha vuko bigiye kugenda Peter Kiroso agiye kugenda amufata mutembereza Peter ni ibintu wowe ugiye kubikurikirana urumva ugiye kubishyira ku murongo ndya connection n'amarezo ujya nibisanzwe connection ariko ntago kiri kuvuga n'ibiki yego naribi kimwe cy'urutwe rube nacyo nje nta nubwo nzi cyanzanye hano uramubona umuntu uzi umusaza utandukanye n'abandi uramubona yego ugiye kumufata umutembereza urumva tumukura hangaha tugiye kumufetera ndabiza amafaranga twara afese byararangiye ahubwo mwe mwabyibagiwe ugiye kumufata umutembereza natwe dusigare dutegura hangaha noneho umaza Peter ajya guha umurongo nyine wowe ikintu ugiye gukora ugiye kumufata umutembereza noneho Peter ajya guha umurongo nyine murajya muvugana akura buri urumva cece kawe ngiye bakubwira nako wigwaje kugura bijyana baje kuyifata mu kanwa urumva Peter nibirangira bajya bahamagara Kiroso umubwira nyine aho bigeze hanyuma bahite baza tumumene amazi tumukorera isabukuru simu byumvikana no umuntu se yitwa gutyo oya ndabatama mwebwe ngigira ikibazo hata haguruka genda umurebe kuva patira mu byaha namenye ko nageze aha ngaha sawa mpaguruka mugende mu byo hari amubwira umwanya cyane ukuntu bigiye kugenda mbabarira bera sense bitaza kutwicira div urumva mbabarira wowe ugiye kugenda ikintu usanga kijagaraye cyose uhita ukibwira tite kiva aho ngaho nubona ari n'ikiratwicira ibintu ukirukane kive hano mbo ngiye kujya hari yanjye ncunga yuko hari umuntu harenga niba mbona baje ndahita nza mbabwire urumva wowe ugiye kugenda bose ubabwire bajye ku murongo umusanga jagaraye umurisha amabere ya nyina ubaza kubyibuza nk'atari ibyawe ntabwo ushaka gushimisha umugabo wawe ndi kubifata wize nka blague umusore umugenda gutwara abantu mu hoteli ibindi biganiro n'ibiki mfashe no kuri kora ibishoboka byose nta muntu ne ko ushaka ukavuga wenda utaza no kutuvumba tubikore nkaho nta n'icyabaye kandi mbabara bye nk'ibye mbabara kandi huta tekanye cunge Kiroso wowe ugiye kumfasha kimwe ugiye kureba connection umuragire ku buryo ki aza kurabako umbabarire umungu wanze kunyicira gahunda ubukore mu buryo ki murabyumva umucurukure senye zose zishoboka uzikore nta gikiro kimwe agira ate agira amenya yego ngiye kugenda muragire mucurukure nishake murohe no mu rwobo rw'abayanga urakoze cyane wenda nigenda neza umbaze wito ntamona ka wowe umbaze oya wa bambwiye ngo no kuri Peter man umva bambwiye ngo kuri gate man Mariko mari Peter umva mwana icyo gifasha ari kiba nanjye nagumye hanga sinshaka n'umuntu uza kutwinjira reka nguze kurika nuvuga nujya kuvuga
ubanza ndebe nungurikira ndebe abo no baje se reka mvuze kuri umva se ubundi bageze hehe akomana namwe muri kubyica biriya bintu nabonye mufitemo ibintu by'akavuyo kandi mugabanya akavuyo mana utwe twavuganye na Kiroso amwe kagiye kumuragira amako najya kuza agira ate ati nkuta sinyari nanjye kwa mukene byahariya nyine nawe gira ute bita byihorera mamani byanga byakuna ngenda bamagaza hakuruye ntuhagare nkirogo ujye ucuba kanwa makuru hanyuma se ninda harumva kandi cya kintu dupfa ninda mukamva haranga nagera hari bagahita binjira ujye unacunga nyine nawe mpenda sinyari wenda zwa kuzarega ngo ndebe ntaribi n'ibyango nakororeye cyane nibura cyangwa uterebuye ku rugi umva sinyari turajya dukoresha nibaza ndajya mvugiriza nushaka kuvuza induru ntari bakumbya tubizanye ibintu birimo reka mbabwire icyo nabwira none sohope kuvuye ku marembo byanze bite kuvuye kuri gate byanze bite shana abavumbuye mwaje kwirira nimwambwira hope ntabwo tuyimane turaguhariga akomana uzi guhagarara kuri razuba mane abantu bari muri kumwe mukajya mu akira soma maze wongere usubire kuri gate urabona inzoga zira ubundi byo bishyira umva hope gira ugende urasinda kandi wivanga ongera ariko se kunywa nka ruhurura yakamye bikangura ikintu kimwe ongera usubirayo urengize rurajungu reka nguze ubundi bijya he nayo bani mu rumba no mwe muri kujya kwiherera mu kajya mane uzi kujya guca baramutse baje uri kuri gate wanje basi nusha kwijyane basi reka ngubwire ijya ho turagusubira uko mane reba mane hope ihanga no kurugende we cunga oya subize se ari azari mane nabirenze ubwo turabishyiraye n'ubundi ko munata reka mbize ukuri reka tumutungure reka akura hope na mbona ndasubudashobora arasanga zino byeri tuzimari oya nagihari zira wajyana ziri asigaye muri zingana nagarizwa n'izindi ari n'izindi munzu se mwazizanye zose amara buri kintu we ko atangiye gusinda mbere byangenze bite ubwo se ko nkuru kunjana ema reka mbize ukuri ibahe nawe reka mbize ukuri kandi maze kandi agaraza utagwa reka mbize ukuri kusinze mbere igeza kugenda gute watse kubyina mbere y'umuziki oya mani ndekura nese ni ibiki ubundi nzajyana ngaho tekereza no kuri yakuri muragaragara nko muri BD ya sheri wawe reka ukuntu wabaye arakubona gute udasinde mu birori se wasindira umuntu yinywere mani umwamaza kubonye ndetse kumbize ukuri watse kudutaba natwe tuzi kandi ari we gift tumufitiye aka kanya turamuha gift umeze nka surprise mufitiye ya baba ushaka kumwirika uko nguko nicyo ushaka yubahe nukuri yubahe gerageza bidutenguha basi nibura nyuma abantu bamaze kugenda bashyitse n'abandi nushaka gukomeza ntacyo bitwaye nta kibazo ndihangana ariko nimwe mwabinzanye ariko natuza mwe ngiye gusa ko ntibafata yindi sibyo nahamba nuboneye ma aujourd'hui aussi c'est un exemple. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer ça. Dis même pas finir avec les filles. La caca, c'est ça. Umuntu wapfuye we ninde wapfuye ninde regisi isikiri wapfuye kumenya amazi atari byo bagizane verifere kandi nahereye kare nakubwiye nk'ubu yamumenyeho uri mu no kuva kare nahimbize kuza kubyica rwose rero mu nzoga nzo kubukura nakubwiye kuva kare se udasindiye mu birori wasindira he nasinze eza iriya mazi n'inge mwari mwayipangiye